Shabalekum guys, reka nangire mwifuriza ibihe byiza ndetse nguhe ikaze urakaza neza mu muryango mugari wacu wa YouTube channel How to Get Paid. Nkuko ubibona hano mu biganza byanjye mafite telefone, tugiye kureba update dufite kuri Glass Airdrop. Glass Airdrop ntago nayisobanuraho ibintu byinshi, nziko niba warankurikiranye kuva mbere uzi neza iby'iyi project, uburyo ari project ifite imbaraga atari project ukwiye gukina nayo. Tumaze igihe kingana n'amezi 12 turi muri season ya kabiri, turi gukora season ya kabiri kuko ubu tuvugana turi muri epoch ya 10 n'aka ngaka. Hanyuma uri kubona ko kuri Twitter baherutse kuduha update aho bagize bati an update to the Glass Point model. Bagize bati Glass Points track users contributions to the Glass network and are now divided into two tips to represent those contributions. No kuvuga ngo naciye ku ruhande natinzeho ngo ndasobanura iki niki kuko ibi nabinyujije mw'amaso, ndabanza ndabyumvisha neza. Muzi neza ko dusharinga internet yacu bakaduha point. Rero haba muri season ya mbere ndetse no muri iyi season ya kabiri turimo tumaze mw'amezi 12 twabonaga uptime point. Twabonaga point zitwa uptime, ariko ubu ngubu tugiye kujya tubona izindi point zizajya ziba zitwa network point. Izi network point ni point nshyashya tugiye gutangira kujya tubona. Rero nkuko hano byumvikana, izi uptime point are needed for keeping your device connected and helping to grow the Glass network. Ariko izi bise ngo ni network point are needed when your bandwidth is actively used by the Glass network. Ni ukuvuga ko ushobora guconnecta device yawe kuri Glass network ukajya ubona ziriya uptime point, ariko nibakoreshe iyo internet yawe, kuko twese niba dufata network zacu tukaziconnecta kuri Glass cyangwa se data zacu zikaba ziri available, hari igihe batazikoresha bakaduha izo uptime point, ariko network yacu n'ubundi batayikoresheje, kuko hari igihe uzabona wabonye nk'ibihumbi 10 bya uptime point ariko wareba internet yawe n'ubundi ukabona naho yagiye. Rero niba zajya bafata internet yawe bakayikoresha ndetse actively aka kantu mukumvimo neza cyane, niho bisa nkaho bitandukaniye. Are needed when your bandwidth is actively used by Glass network, nibwo uzajya ubona network point. Hanyuma tudatinze reka tujye muri Kiwi browser kugira ngo turebe neza biriya bintu badusobanuriye bimeze gute, turebe ziriya uptime point. Hanyuma ikintu turi bukore, turaza hano kutu tudomo dutatu, hanyuma nituza kutudomo dutatu tuze hano kuri Glass Light node. Uri kubona ko twamaze kuba tugera hano, baratubwira ngo device connection loss, gusa ariko ihita yongera ikaba connected automatically. Hanyuma uri kubona ko muri iyi epoch ya 12 mfite uptime point 52,000. Ubu negerejeho gatoya kugira ngo iyi Glass ibe connected. Hanyuma nshobora kuza hano hasi kuri desktop dashboard, ndaza no kuri desktop dashboard kugira ngo ninjire muri dashboard turebe neza point namaze kwa accumulatinga muri aya mezi 12 tumaze turi gukora iyi Glass. Hanyuma hano barambwira ngo you don't have any connected network, ariko nuko ari bwo mba nyifungura. Uri kubona ko barazeta guhita bambwira ko ndi connected. Reka dutegerezeho gatoya, cyangwa se wasanga ku mashini yanjye Glass network itari connected. Gusa ariko ikintu nakubwira,
iyo tuje hano kuri aka kantu kaha ku ruhande akangaka ka hano kuko nabonye Glass yarakoze ibintu by'ama t-shirt, ibintu by'amagofero bari kugurisha amafaranga menshi. Iki ngiki kikaba ari ikimenyetso cyerekana ko iyi Glass ari project ikomeye. Ibaze aho bakora aga t-shirt kariho logo ya Glass kanditse izina Glass, ugasanga kari kugura amafaranga hafi 100,000 by'amanyarwanda, amadolari 70, ni amafaranga 1000 bigera mu ijana cyangwa se biburaho make cyane, abari 90 cyangwa 100 nabyo birashoboka. Uri kubona ko nk'aka kajezi ni Glass Jersey Black kari kugura amadolari 90 yose. Ushobora kuba wahitamo size wifuza, hari small, medium, large, XL cyangwa se 2XL. Ukaba waza hano add to cart igihe waba ushaka kugashopinga. Harimo n'ingofero n'ibindi bintu byinshi cyane, n'udupira tw'amadolari 40, 30 tugiye turiho logo ya Glass gusa. Bibaze kugura aga t-shirt kariho logo ya Glass kwishyura 50,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Hanyuma ahangaha niho hantu ushobora kujya uza ukareba point wagiye ubona, kuko sinzi niba hari kugaragara neza, ariko ni hano handitse earning statistics. Hari amabara agiye atandukanye agenda kwereka point wagiye ubona ni bwoko ki. Uri kubona ko hari ibara ry'ubururu, okay, ni network point. Hakaza icyatsi kibisi ni uptime point. Hakaza icyatsi kibisi cyerurutsemo ukuntu ni referral uptime point. Ni ibintu bigiye bigaragara gusa, ariko tuje nka hano kuri rewards kugira ngo mwereke neza. Uri kubona ko ngewe ndi muri level cyangwa se muri taya ya 7 yitwa Diamond, kandi level zihari ni levels 10 gusa. Uri kubona ko ndi kubura levels 3 kugira ngo ngere muri level ya nyuma. Hano bakakwereka ko point zose nagiye mbona 60, sorry, ni 93.49% zaturitse muri uptime point. Hanyuma 6.51 zituruka muri referrals, nubwo mfiteho abari referrals 4 bonyine. Hanyuma ikindi kintu ushobora gukora iyo uje kuri aka kamenyetso ka download, ushobora kuba wa downloadinga Glass Android app. Guys, Glass Android app igufasha kuba wajya ubona ziriya uptime point zikubye inshuro 3 mu gihe waba ufite computer ukadownloadinga Glass desktop app, wajya ubona ziriya uptime point kuri 2x ku kigero nyine kikubye inshuro 2. Hanyuma ushobora kudownloadinga iriya Android Glass app. Ndagira ngo nyikwereka hano muri telefone yanjye uburyo iba imeze. Uri kubona ko tuba dufite dashboard imeze gutya. Batwereka muri iyi epoch ya 12 maze kubona izi uptime point zigera ku 52,379. Hanyuma uyu munsi nabonye point 1,298. Uri kubona ko status yanjye ndi connected. Ikintu ukwiye gukora no kujya hano, wajya ubona wabaye disconnected ugakoraho, kugira ngo nka gutya iyo bari kukubwira ngo disconnected ukoraho ukongera ugaconnecta device yawe kuri Glass ya drop. Bakakubwira ko nyine ugenda ubona Siri more than Glass point cyangwa se 3x Glass point. Ikindi kintu iyo uje hano nko kuri rewards ubona ama epoch uko wagiye uyakora, ndetse na Glass point cyangwa se uptime point wagiye ubona. Turi muri epoch ya 12. Ushobora kuza hano kuri details. Iyo uje hano kuri details bakwereka iyo epoch twayitangiye. Iyi ya 12 twayitangiye ku itariki 30 z'ukwa 9, tuzayisoza kuri 31 z'ukwa 10. Nkaba narabonye
referral point 21,000. Ni ibintu byumvikana neza iyo uje hano nyine niho kuri dashboard. Ushaka kuza kuri dashboard uza kuri kano kantu ka mbere nyine akaba ariko ukirikaho. Nk'ubu hano bari kutwereka ko turi kubura, bari kutubwira ngo referral left to tier 8 conqueror point left. Ndi kubura abariferaz 150 kugira ngere muri level ya 8 cyangwa se ndi kubura point 911. Nshobora gutumira abantu 150 cyangwa se nka accumulating point zingana n'ibihumbi 900 nkagera muri level ya 8. kandi ngeze muri level ya 8 soriho gatoya, hanyuma ukaba ubibona neza cyane ko ningira muri iyi level ya 8 nzahita claiminga is point. Hari point bagenda nyine batanga bitewe na level ugezemo, bitewe na achievement ugezeho, bakagenda baguha bonus point ukajya hano ukazi claiminga. Guys, wibuke niba ufite computer wara downloadinze nyine iri ya desktop Glass app, ukwiye no kudownloadinga Android Glass app. Gusa ariko niba ukoresha iPhone uzategereza, kuko iyi app ya telefone bayishyiriyeho abantu bakoresha Android. Hanyuma nizere ko buri kimwe kimeze neza gisobanutse. Niba ufite icyifuzo, ikibazo, uratwandikira muri comment cyangwa se uduhamagare. Nimero zacu tuba twazishyize muri video description box. Tubonane mu bindi biganiro. Bye bye.